jewe nabonye imiryango ya gereza irangaye, mbona nta mbohe nini, kandi mbona mu buraruko, mu buseruko no mu burengera, amajyepfo, amajyaruguru, burasira, umurwa, mbona nta murinzi. Cyo nakita bariya abantu babita abasoroviye. Rero mbona akazi saa 9 z'ijoro kugeza saa 11 z'igitondo, imbohe zimwe zari zatashye. Saa 8 z'amanywa mbona abandi nabo bari gutaha. Saa 2 na saa 3 z'igitondo mbona abandi nabo bari gutaha. Nukuvuga rero mbona imiryango isigariye aho, jewe nabonaga bisa n'umuyaga, mbona nk'umuyaga nk'umuyaga uhuha, mbona wandika kuri ekara, mbona uhagaze ari kuvugana n'undi, mbese nabonaga sirikirasiyo nyinshi, ariko iyi sirikirasiyo yose yari iyo kubohora imbohe. Mana irambwira ngo tangaza ko imbohe zibohowe, tangaza ko imbohe zizituwe. Imana yakubohora, wari ukatiwe ubwo gupfa, wari muri prison ubuzima bwawe bwose, wabanagamo n'umwuzukuru n'umwuzukuruza. Gereza wayijyagamo buri mwaka cyangwa buri kwezi cyangwa buri cyumweru. Gereza yari ku buzima bwawe, yubatse kandi yubakitse. Hari gereza zo mu mazi, hari gereza zo mu butaka hasi, hari gereza yenda gereza ntarumva nizo mu kirere, hari gereza ziba ahantu hatandukanye, ariko hakaba gereza nanone zibabaza. Hari gereza ziba zifite inzara, hari gereza zibamo ibiheri, harimo gereza zibamo ibinyenzi, harimo gereza zibamo inkoni, habamo gereza zibamo ubuzima bwiza ariko atari cyane. Ariko gereza iyo ariyo yose, silivupure, gereza ni gereza. Rero ahantu Imana igukuye, ahantu Imana igiye kugukura, wowe ufite ubufunze, ufite uwafungiwe, ufite uburyo ki wari ufite imbohe, nagira ngo nkubwire, ntabwo rero nge Imana igeze imbwira ngo wirize ubusa bazatahe, ngo yirize ubusa. Nta nubwo Imana yambwiye ngo nababwiye uyu mwaka, nabonye uyu mwaka, ntabwo ari muri nza, ntabwo ari mu kazoza, nababwiruka kwiyerekwa. Nabonye imbohe zibohorwa, imbohe zibohorwa, kandi mbona imbohe zose mu gihugu hose, mbona imbohe. Imana yanyerekaga, numva marayika kumbwira ngo dore imbohe zose ndazibohoye. Angira mu byiciro by'imbohe ziboshye, anyereka iziboshywe nabi, anyereka imbohe zaharuhiye. Mbona uwanyerekaga ari kumbwira ngo mu kanya katarambiranye, mu mwanya udatinze, mu gihe kitatinze, imbohe zose zari ziboshye ngiye kuzibohora, ngiye gutanga agakiza katigeze kubaho, kandi nta mbohe n'imwe iza gusigara muri prison cyangwa se muri mabuso, cyangwa se isigara kubiboshye. Mbona marayika wanyerekaga anyereka ababoshye amaboko, mbona marayika wanyerekaga anyereka ababoshye amaguru, marayika wanyerekaga mbona ababoshwe, ugasanga umuntu araboshwe ariko uruhande rwe hicaye umwana, ugasanga umuntu araboshwe ariko umukwe we araboshye, ugasanga umuntu araboshye ariko umukazana we araboshye, ugasanga umuntu araboshye ndetse bibaye nk'isheni, naka bose baraziritse cyangwa baraboshye. Mwami Imana arambwira ngo umva uko mvugana nawe, dore umwaka udasanzwe, dore umwaka udasanzwe. Uyu mwaka hagiye kubamo gukingura imiryango ikinze mu buryo bukomeye cyane, ikinzwe ikaba ikinzwe uhereye mu gihe cy'abami kugeza mu gihe murimo, uhereye mu gihe cya kera mu cyubu. Tekinoloji zose zabayeho zizi gukinga, ariko ugasanga imbohe iraboshye ku buryo idashobora kwibohora itabonye uyibohora. Numva marayika ambwira ngo ese wowe ntunejejwe nuko umwuzukuruza wa Aburahamu nawe yabohoka? Nk'umukristo urumva wikiriza yego, nk'umukristo nukwikiriza yego, ukavuga ngo yego nishimiye ko imbohe zabohoka. Izi mbohe rero nabonaga marayika wo mu burengerazuba avugana n'uwo mu burasirazuba ngo witegure ko tugiye kubohora imbohe.
marayika wo mu majyaruguru avugana n'uwo mu majyepfo ngo witegure ko tugiye kubohora imbohe. Marayika wo mu murwa ahamagarana n'uwo mu murwa ngo witegure ko tugiye kubohora imbohe. Mbona imbohe nyinshi zitararekurwa. Jewe mu maso hanjye nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame ajya atanga imbabazi, ariko mu by'ukuri izi ni imbohe zabohowe ziranarekurwa kugeza ku rwego rw'uko hasohotse imbohe nyinshi cyane zirenze miliyoni. Nibura nko muri stade, ujya ubona stade uko stade Amahoro yakira ibihumbi bigeze muri 40 birenga, ngira ngo ubu ukabona iriya stade yose irapfundikiye abantu. Nza kubona mbona umwenda w'imbohe nawo, izi mbohe tuzi ko zambara ihoze ngira ngo, ariko wahindutse ntiwakaba kiruriya. Nabonye muri stade basohotse bambaye uriya mwenda, ariko mbona muri stade bambaye undi mwenda. Mbona inkovu z'imiringa bene hano, abari bafite inkovu mbona nazo zavuyeho. Mbona bari bafite iminyururu hasi yabiboheyeho hagacika ubukutiro, naho mbona ku maguru iyi minyururu yavuyeho. Marayika arambwira ngo uyu ni umwaka w'imbabazi, uyu ni umwaka wo kubohora, uyu ni umwaka wo gutabarwa, uyu ni umwaka wo kugira ngo ibintu bisa n'ubuhanuzi Yesaya yahanuye, Yeremiya agahanura, Ezekiyeli agahanura, mubiboneshe amaso. Izi mbohe ntabwo nazibonye hano gusa. Umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda, izi mbohe ni Burundi, Rwanda, Urundi. Izi mbohe mu buseruko, mu buraruko, mu bumanuko. Donc nabonye imbohe zisohorwa na marayika wahubujemo Yosefu, nka kuriya bivuga ngo nuko ngo marayika amuhubuza muri gereza. Ako ka mwanya mbona marayika abohoye imbohe zose mbona zirataye. Ntabwo rero ari mu Rwanda gusa, ahubwo izi mbohe nizo mu Burundi nabonye zitaha. Sevresi nabonye zitaha, kandi zitaha nta kirago, nta matera, nta nkweto, zitaha arizo gusa. Ubu ni mu busanzwe y'imbohe zirekuwe n'amaboko y'abantu, bajya bazirekura bagashyiraho ntuza cyo nakita, barazirekura bagashyiraho umubare naka, bagashyiraho umurongo naka, bagashyiraho n'uburenganzira bw'uko ufite ibyo yakoreshaga muri gereza, udusafuriya, utudobo, uduki twose, ibyo bintu bakakureka ukabitahana cyangwa bikaba ibyawe. Izindi nabonye zitahira. Ntabwo rero nabonye bo batahana biriya bintu abantu batahana bitandukanye, nabonye zitaha zonyine, peke yake cya personnel. Mu ijambo rimwe rero ndetse n'irindi, niba unkurikiye muri iki kiganiro ukore subscribe kandi uduhe share ndetse na link, dukorere share, dukorere link, ngira ngo rero, cyangwa se sabone mu gifaransa. Ngira ngo rero mu mwanya nk'uyu n'akanya nk'aka, ese nawe ufite imbohe iboshywe? Ese nawe ufite umuntu uziritse? Ese izi mbohe zirakatiye? Ese izi mbohe ziri mu maboko yande? Ese izi mbohe ubundi hari icyizere cy'ubuzima? Ese izi mbohe zishobora kuzagira ubundi buzima? Ese izi mbohe zirimo abagore, zikabamo abagabo, zikaba zirimo
abakecuru n'abasaza, zikaba zirimo abana. Ubuzima zibayemo urabuzi, niba ari ubuzima bubi bubaho ni ukuba muri mabuso, ni ukuba muri kuri iyi foto na titire ngo haye ikaze. Iyi ni Imbabazi TV gatatu. Igitondo cyiza, uri muri Amerika, uri mu Burayi, uri muri Afurika, by'umwihariko abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ngarutse rero kwihishurirwa iyerekwa n'ijwi n'ijambo nahawe n'umwami Imana. Akanya nk'aka ndagagereza ni ukuba mu kintu kibi cyitwa dayimoni shitani, kagufunga neza, ikagufunga. Ese uzi igihombo cy'abantu bafunze? Si uzi umubabaro w'abafunze? Hariho n'ibihugu bifite imyanzuro ikakaye yuko imbohe bazirasa bakazimanika, ugakatirwa ubwo gupfa. Ese waba uri mu bakatiwe urupfu? Nagira ngo nkumenyeshe ko uyu mwaka utazapfa. Nagira ngo nkumenyeshe ko uyu ari umwaka wo kuzirikwa bwa nyuma. Nagira ngo nkumenyeshe ko uyu ari umwaka wo kubohwa bwa nyuma. Nagira ngo nkumenyeshe ko hari marayika ufite urufunguzo umwe wabohoye Pawulo na Sila. Bibiliya ivuga ngo abarinzi icyo gihe bo bari basinziriye, marayika yarabasinzirije barabohoka. N'ubu tuvugana hari marayika uje kubohora imbohe, kandi nyinshi cyane cyane. Kandi we nta kibazo afite cy'ingabo, nta kibazo afite cy'ubuvuzi, nta n'ikibazo afite cy'ibyo kurya no kunywa, nta n'ikibazo afite cy'ifunguzo, nta n'usabwa, nta n'uwo bari bunyure ngo bamusabe uburenganzira bwo kugira ngo imbohe zibohoke. Ahubwo nagira ngo umenyeshe ko hari marayika uje kubohora imbohe mu gihugu cyawe, mu buzima bwawe, mu mibereho yawe. Hari marayika uje kubohora imbohe. Sinzi niba uri kuyumva neza, sinzi niba uri kubikurikirana. Marayika yabohoye, mbona marayika yakijije, mbona marayika yatabaye, mbona marayika yikoreye, atangaza ko imbohe zikize, zibaye zibonye ubuzima. Bibiliya rero umwanditsi, reka mbwire aba bantu Imana ibohoye, reka mbwire aba bantu Imana izituye, reka mbwire aba bantu Imana itabaye. Ntabwo ari uko muri abakiranutsi, si nuko twasenze menshi, ariko Yesu hari imbabazi agira nk'uko na perezida agira imbabazi. Hari ubuntu Yesu agira nk'uko n'abigishwa batandukanye yenda se bamukomokaho bagira ubuntu. Rero Pawulo abwira Timoteyo ngo ubu buntu ntimubupfushe ubusa, ntimubwanjwemo, ahubwo ubu buntu bugeretse ku bundi, ubu buntu bugeretse ku bundi, ubu buntu bugeretse ku bundi, ntimubupfushe ubusa, ahubwo ntimubyanjwemo, mubihe agaciro. Rero kuba Imana ntabwo ari igihe cyo gupfusha ubusa. Mungu asifiwe. Kore subscribe, kore like, kore share muri iki kiganiro. Iyi ni Imbabazi TV gatatu, ngira ngo ibaha ubutumwa by'umwihariko mu gisata cy'iyobokamana, ubuhanuzi, ndetse no mu buzima rusange butureba, n'ibindi tubona ko ari ngombwa. Nuza ugasura igicano uzajya usangaho inkuru nziza twateguye kandi tuyobowe n'Imana n'umwami Yesu n'umwuka wera. Rero inkunga yawe kugira ngo ibiganiro bikugereho mu buryo bworoshye, tukigishyiraho uhita ukibona, kanda subscribe, nurangiza kandi wongere ukandeho bwa kabiri ubone ko kirabuye, niho ikiganiro cyiza kigahita kidumburamo ngo ba. Twikomereze uyu mwaka. Hari ijambo marayika yampaye riri muri Yesaya rivuga ngo, Yesaya igice cya 61 umurongo waho wa mbere n'uwa kabiri ndetse n'uwa gatatu, haravuga ngo uyu ni umwaka Uwiteka Imana azagiriramo imbabazi. Ndetse ngira ngo harimo n'umurongo uvuga ngo akihora n'inzi abanzi be, ndetse akazamo n'umurongo nanone uvuga, kandi nanone arongera arababwira ngo ni umwaka wo kumenyesha imbohe ko zibohowe. Iri jambo rero ngira ngo umuntu ufite Bibiliya yera ariko na Bibiliya ntagatifu niko ivuga, nuza gusoma usome umurongo Yesaya igice cya 61 umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, urahasanga ubutumwa Imana yaduhaye bumenyesha imbohe ko zibohowe.
izi mbohe rero zibohowe ni ubuntu bw'Imana, ni imbaraga z'Imana, ni urukundo rw'Imana, ni neema ya Mungu. Noneho rero jye nigarukira Yesaya ibyo yahanuye, Yesaya ihishurirwa yagize n'iyerekwa yagize. Iri yerekwa nanjye nijwo nagiye kubona nisangamo kandi nibonamwo, ari najwo nanjye mbazaniye gushimika shimitse nemanga irihishurirwa. Nabonye iri jambo ry'Imana numva marika mbwira ngo dore imbohe ndazibohoye, dore imbohe zose ko zakabaye nzicyuriye rero. Marika arambwira ngo nzanye agakiza katigeze kabaho, kandi nzanye gusenga kutigeze kubaho. Ndabizi buno hari icyuka kibi, insengero zirafunze, rererere, amabwiriza hamwe akomeye ahandi yoroshye. Marayika yambwiye ngo nzanye agakiza, sivopure nzanye agakiza. Aka gakiza rero ni agakiza k'umwimerere. Noneho rero nimvuga imbohe ko zibohowe, harimo uhita yumva iz'umubiri, harimo n'uhita yumva iz'umwuka. Icyo wizeye ubundi ahanini nicyo wowe ubona mu ijambo ry'Imana. Imana ibohora mu buryo bw'umwuka, Imana ikanabohora mu buryo bw'umubiri. Rero ariko wizera we yizera uko abyumva, ariko nanone uhanura uko yategetswe, kandi ntabwo ari ukugutegeka ngo uhanuze ukunde ubwemere, ahubwo ni kimwe mu biranga umwuka wera kuba mu isi cyangwa ukorera mu isi. Imbohe ziratashye, haleluya. Imbohe zirabohowe, haleluya. Imbohe Bibiliya ivuga zose uko Bibiliya zivuga n'umwuka w'Imana n'ijambo ry'Imana uko riri kubivuga, niko bigomba kugenda, nta na kimwe kigabanyijwe cyangwa se cyongerewe. Reka rero nkushimire wari udukurikiye, ugira ibihe byiza, witegure. Marayika ufite urufunguzo ko ari bugukingurire, kakira umugisha w'Imana, ukagabana ku mavuta umwuka w'Imana n'imbabazi z'Imana n'urukundo rw'Imana bitanze muri iki gitondo. Ndagushimira rero kuri kumwe natwe isaha uzabonera iki kiganiro. Uzapfuka musenge, wizere, wiringire Imana, Imana ikubohorere. Kuko hari abantu babohewe mu busambanyi, izo ni imbohe, ababohewe mu businzi ni imbohe, ababohewe mu bujura ni imbohe, ababohewe mu kwica ni imbohe, ababohewe icyaha icyo ari cyo cyose kiboha umutima, kikica ubugingo, kikababaza ubugingo. Ariko iyo wizeye umwami Imana urabohoka. Noneho hari n'ababohewe muri gereza zisanzwe z'umubiri dusanzwe tuzi. Izi nazo hari igihe Imana ibikora, abantu bagataha ku bwa perezida ikamunyuramo agatanga imbabazi, ari n'igihe Imana ibikora ku mpamvu naka n'izindi naka, ariko imbohe ikabohora. Nubyizera rero, na Yosefu yaratashye kandi bamugerekagaho gusambanya muka Potifari. Umva ko icyari cyakiremereye, ariko yatashye ataburanye. Nizeye rero ntashidikanya ko ubu butumwa cyane burareba abafite imbohe mu buryo bw'ibyaha n'abafite imbohe mu buryo bw'umubiri. Wizere umwami Imana nawe akubohorera imbohe, cyangwa kubohore nawe uri imbohe.